ngayo nguko rero hanyuma rero topic tugiye kuganiraho uyu munsi cyangwa se insanganyamatsiko nijyanye n'uruhare rw'abagore cyangwa se rw'igitsina gore mu bijyanye n'imiyoborere y'amadini n'amatorero. Mu gihe cyashize mu Rwanda twagiye tugira ibibazo by'uko abagore n'abakobwa babaga excluded cyangwa se bakavanwa mu bijyanye n'amashuri, imirimo imwe n'imwe ukabona ntibaba engaged, ntabwo bashyirwamo, ntibahabwamo umwanya, ariko ngira ngo u Rwanda ruza mu bihugu bya mbere ku isi byahaye umugore ijambo. Ngira ngo uyu munsi rero tubihuze n'itorero. Ese Bibiliya ivuga kuki? Ivuga iki ku bijyanye no kuba umugore yahabwa inshingano akayobora itorero? Ngira ngo twagiye tubona abagore batangiye kujya bayobora amatorero mu Rwanda. Ngira ngo hari n'uzwi cyane Apotre Mignone, baramuzi cyane, banamukunda ari benshi. Ngira ngo Apotre uyu munsi uze kuduhaho ishusho y'uko ubibona, kuko hari amadini yagiye avuga ngo ntabwo umugore yagakwiye kuyobora itorero, ntabwo Bibiliya ibyemera, ijambo ry'Imana ntiribyemera. Hari abagira amwe namwe twagiye tumenya, hari badeperi bagiye, ngira ngo ubona ko batabyumva, harimo abantu batabyumva, nyuma baza kugaruka basa nkaho babyumva, tukibaza ese Imana yarivuguruje iravuga ati rero twivuguruje byagenze gute? Nagira ngo uduheho ku bumenyi, utuganirizo kugira ngo turusheho kugira imaje runaka cyangwa se ubumenyi runaka, dusobanukirwe, tuve mu kigare, tugira ibyo tumenya tuyishingiye no ku ijambo ry'Imana. Apotre murakoze. Amen. Urakoze cyane. Hanyuma n'abadukurikira kugira ngo kino kiganiro bacyumve. Buriya najya nkunda kubwira abandi kubwiriza cyane kwigisha. Najya nkunda kubabwira ngo ibyo nge ndimo ndabizi, ariko ibyo ndimo mwe ndimubizi. Ubutumwa ntwaye ntabwo babuzi bo bakira ibyo ndi kugira ndi kubaha, ariko target yanjye, ibyo ngambiriye, ibyo ndimo ndibabizi, ni njye ubizi. Buriya rero ikintu kibamo administration, ubuyobozi, buri teka abayoborwa baba bagenda reka byite nk'impumyi, bagirwa impumyi n'amategeko ubayobora afite atabereka, no kuba icyo umuntu yashingiyeho ibintu bye bo batakizi bakaza babiyoboka. Uzi ko buriya no mu bintu bya association abaho il y a trois sortes de membres. Il y a membre fondateur, membre d'adhérent et membre d'honneur. Wenda mu Gifaransa niko twabigenekereza. Ubwo naba batangije umushinga, noneho nabinjira n'abawutera inkunga. Noneho rero burya ba membre bose ntabwo bazi bimwe. Les membres fondateurs nibo batwaye ibanga ry'umushinga, kandi nabo head wabo ubayoboye n'ubu bafite ibyazi batazi. Wanda nasobanura byinshi ngo gukora ubusesenguzi bukomeye, ariko kugira ngo abantu bashaka gucengerwa no kumva ibintu kimwe. Buriya rero mbere na mbere navuga ngo indi shaka gucura indi yiyita nkuru. Umugani y'umwe uracyari muto, inda ishaka gucura yiyita nkuru. Yego. Buriya uzi ikintu kimwe gitangaje mbere yuko tunajya kuri ibi byo none n'urucaba kubera ko turaza gufata ibintu bibiri. Nyamuna kubivuga sinzi impamvu abantu batubitega amatwi ngo nabyo. Turaza gufata ibintu bibiri, turafata ikintu bita idini comme association, tuze no gufata icyo bita itorero as a spiritual way. Iyo bavuze ngo umunyetorero ni beliefs, ni umuntu wizera believer, noneho ufite beliefs in Holy Spirit of God. Uwo muntu ni umunyetorero kuko yabyawe bwa kabiri, agira ibintu yakira. Noneho ibyo yakiriye rero ntabwo ari umutegetsi, si n'umuyobozi, nta nubwo itorero rigira administration. Ntabwo itorero spirituel. Cyo tuvuze itorero ry'umwuka nyine. Iyo bavuze itorero ubundi bavuze imyizerere. Yego. None se imyizerere kuba duhujwe n'imyizerere turaza kongera gushinga ubutegetsi gute? Ni guverinoma. Ariko uburyo ndi kubisobanuramo ndagira ngo abantu baza kutwumva kimwe. Noneho hari ikintu cya conformement, kwitiranya ibintu ukabihamagara mu izina ritari ibyabyo. Denomination yo kuvuga ngo
turi itorero kandi uri idini. Ubundi bavuze idini ni ishyirahamwe. Idini ni iki? Ni ishyirahamwe, ni koperative. Yego. None se koperative izashinga ikagira igice cy'abanyamuryango iheze, iyo si intambara? Urumva leta ni intambara? Utwo tuntu twamaze gusobanura ubanza twumve. Ku byerekeranye n'itorero kugira ngo tuve ku cyo bita itorero. Kuko urumva hari idini n'itorero, ngere ko mbyumva ariko ni nako mbyemera. Ndaza no kwereka bitandukanye kandi mpora mbisobanura. Ku byerekeranye n'itorero, nyine bari muri Kristo Yesu bamaze gucungurwa na Kristo, bamaze kubyarwa ubwa kabiri. Abo bantu bose baba bafite umwuka umwe. Bafite umwuka umwe. Vuga ngo uwo mwuka yishuriye aravuga. Uwo mwuka yishuriye yahanura ku rugero rwe arahanura. None se abagore ninde wagira ukizere umugore mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'itorero? Bibiliya itwereka neza muri Timoteyo wa mbere nibo Kristo yaje gucungura. N'abagore bazakizwa mu ibyana bakomeza kwizera kuko nibo bari bafite isezerano ryo gucungurwa kugira ngo Satani atojya kubagiraho ububasha, bagira ubudahangarwa. Umwuka arabagendera ajya kuba muri bo. Yumva ngo Yesu ngo avutse ku mugore ari nabyo bijya biyobera, ni umwuka w'Imana wigaragaje kuri uriya mugore kugira ngo abe strong. Hanyuma urubyaro rukomoka ku mugore Satani atazajya ruhangara uko yiboneye. Ubwo umugore yuzuye umwuka bwa mbere. Turagiye mu gihe cy'inkuru ya Yesu Kristo, nimo mujye muyikurikira. Yesu afatwa kugira ngo atambe igitambo. Abo bitaga ba Petero baracikiye baranahunga kure, bamaze kubona urugamba rwakomeye. Bakagendera kure ye. Abagore nibo bahawe imbaraga zo kumwoma inyuma. Urumva asoba twaye inkuru. Urumva umugore atari ufite inkuru, ni wowe ufite n'imbaraga. Bose nabyo ahubwo numva umugore rero wawe akwiye kuba ayoboye. Nibo bafite amahugurwa. Noneho bamwomba inyuma batari gutinya ngo abayuda barabakubita, abafarisayo barabakubita, abakera barabakubita. Baragenda bakagenda basunika tuma abagore mu musubira yatrakaka. Bararira. Kundagira ku musaraba. Ndandi Yesu bamujyanye abagore batamuri inyuma. Bari kurira. Ari nayo mpamvu mu gihe Yesu yazukaga, umuntu wa mbere Yesu yiyeretse maze kuzuka, abigisha ijambo ry'Imana, abapasiteri, abaki bose, nimba mbese muzajya muze kuri kamera, ni umugore. Umugore niwe akwiye kuba ayoboye nyine. Mariya Magadarena bajyanye ngo indabyo ibihumura neza bimwe abantu bajya bakora, kumva Yesu ko bumvaga ari igitambo cyabo cy'umutima wabo, bagumye kwishimira ko ari umwami wabo, bo bagumye guhamya ko ari umwami. Niho basanze imvaga irangaye. Basanze imva irangaye, babona ngo marayika ngarabigaragariza. Marayika bigaragariza ninde? Ni Kristo. Ngaravuga ngo umwami wanyu mushaka ngo Yesu Kristo ntakiri hano mumva, ngahubwo ngo yagize ate ngo yazutse. Aranababwira ni abagore batumiwe. Umugore aratumwa aravuga ngo mugende mubwire ba Petero ko umwami wabo yagize ate yazutse. Hatumwe nde? Hatumwe umugore. Kandi intumwe nizo zari zifite ubutumwa mbere. Aho kandi cyo kumva umuntu wagira icyizere, Yesu azuka ndiyereka abagabo, akiyereka umugore, akamubwira ati genda ubibwire ba Petero. Ubwo umugore se ntagenda kwa n'umuhanuzi aho. Kandi abera hose cyari mwe yashoboraga no kugenda akaba yaheraho. None se nyine bari abagore ni n'abahanuzi mu itorero, bafite impano zitandukanye nizo kwakira abashyitsi. Kabona nubwo tutabona leadership yaho bavango bahawe igipastor. Ariko nabwo menya uko itorero riyobowe ntabwo rigira inzego za leadership. Aha bamwe ku bintumwa abandi ko ujya mu Efeso. Jya mu Efeso urebe Efeso 4:11 ndibwira. Efeso 4 aho hantu Efeso 4 ngo nuko bamwe kuba intumwa ze n'abandi kuba abahanuzi n'abandi kuba ababwiriza butumwa bwiza n'abandi kuba bungeri n'abigisha kugira ngo abera batunganirizwe rwose gukora umurimo wo kugaburira iby'Imana no gukomeza umubiri wa Kristo. None se abagore ndi bari no mu bahanuzi, abandi se ndi babaye intumwa. Aho kandi muri kumva mbo aho turi mu itorero ndagara administration. None tugiye mu kintu rero cyitwe idini. Ibyo uvuga banyumve neza, nta dini ndi gusebya.
ADPR ni idini nk'andi madini yose ubundi buriya mu buryo buri sympathique bw'amadini kugira ngo baryoshye imvugo yabo idini yose bavuga ngo twebwe turi itorero ngo twebwe turi idini ni uko batazi icyo idini bisobanura uko idini yahozeho none se nta mategeko bagira uretse ibyanditswe byera batwaye nta mategeko y'imbere y'umwimerere yabo afite reglement d'ordre intérieur none se umuntu wese ufite amategeko amugenga yandiye yikoreye ni igiki si shyirahamwe uri muri byumva ibintu kugira ngo abantu bajye bamenya icyo barimo umenye ngo ndi mu ishyirahamwe buryo kandi ADPR ni nako yitwa Association des Églises Pentecôtistes au Rwanda cyangwa se Association des Églises Pentecôtes nuvuga ngo ni ishyirahamwe ry'amatorero y'abapentekote ishyirahamwe noneho rero wenda ntabwo ari urubanza bacirwa kuko ari ishyirahamwe kubera ko mu buryo bwa evangelisation cyangwa se iyogezabutumwa hano mu bihugu byagiye bisaba ko bikorwa mu murongo kandi leta yemera bigasaba ko babidekarara muri ubwo buryo ubwo nubwo babidekaraye babidekarara berekana amategeko yabo ari bande n'ibiki ariko itorero ntiridekarara ntiriteguza ubu se ndi kuvuga ubutumwa bisabye ko ndekarara nta dekararasiyo ntabwo byo gukora kuri ijambo ndi kuvuga nta kindi riraza guhungabanya nta nubwo biraza kuzanamo indi mirongo migari impamvu amadini adekarara akava mu murongo w'itorero akajya kuba amadini aba afite indi mirongo migari harimo yayindi yo kuzana ubukungu ndetse no gushyiraho ubutegetsi bwa butegetsi kandi n'abakozi bagomba guhembwa urumva rero ishyirahamwe riba rishyirahamwe noneho rero ahantu ndaza gukorera ikindi kintu ni ukuvuga ngo mu idini haba izindi nyungu zifatika z'umubiri amafaranga kuko abayoboke babo batanga amafaranga mu nzira imwe cyangwa indi sinzi ko uzaza gufata ishyirahamwe ririmo n'umutungo ririmo n'amafaranga uzavuga ngo rino shyirahamwe ngo ntabwo ngo abangaba ngo bemerewe kuza kubiyobora ngo ntabwo baraza kubijyamo ngo ntabwo ijambo ry'Imana ribyemera gute se niyo nakubwiye ngo inda ishaka gucura izindi yiyita nkuru ijambo ry'Imana se niryo kiri kandi ufite andi mategeko uraza kubisanga amategeko ahubwo yawe wakoze nabi bisabe ko yavuguruza kuko idini niyemerewe kugaburuza ibyo yita ko ari iby'Imana babanze bana maintaining inyungu zabo z'umubiri bwite batagumya gutabana mu rujijo none naho ngaho byagiye bituruka ubundi urabona ngo nk'idini ya ADPR mbo muri animation zabo cyangwa se sensibilisation zabo cyangwa se bakora advertising bakunze kuvuga ngo ADPR niyo torero Imana yemera nyamara kandi nta hantu muri Bibiliya duhamagara ADPR no mu ijuru nta bazahamagara ishyirahamwe ngo ADPR kubera ko ahubwo uw'Imana yishimira n'ufite umutima ugize ute wejejwe baramutse babwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo bukagira aho bwakira sava ariko denomination idini association ntabwo ari izajya mu bwami bwo mu ijuru nta nayo nahuriye nabyo ushobora kuba inzira yakinjiza abantu mu byiza cyangwa se ikabakangurira ko iby'ubwami bw'Imana ushobora no kuba inzira aho kandi barimbura izina ntawe bihuriye n'ubwo umuntu ashinze idini iyo sympathique n'andi mashyirahamwe yose uyitirira kugira ngo byataragitinga abantu izina naryo buriya ni ikintu cy'ingenzi ukajya kumva ngo ni igitare cy'umwuka ngo ni isoko imara inyota ngo ni ibiki ngo ni karibu ngo ngwino ngutabare none umuntu yavuga ngo ni karuhura ngo ngwino ngutabare n'ibiki agataka asiba ngo yewe ngo hari uri ngo ngwino ngutabare ariko c'est mensonge ni ikinyoma so rero icyo nshaka kubwira wenda tuganisha ku musozo ngira ngo ADPR yarebye kure ubundi buriya leta niyo ya challenges amadini yaje kugira igihe afata imirongo imeze ngo gukanda abantu mbo kandi bijya guhabana rimwe n'amasitati baba baratanze muri RGB none leta nayo ikavuga ati se umuturage wowe kenera shyira hamwe nawe agiye kuhaba ese kuki haje ivangura bya nabyo twagiye tuvuga uko naryo ni indi vangura mwishyira hamwe kuki umugore ayoboye ko bose ari amatangazo batanga abandi kari ibyo bavuga umugore we kuki atabivuga kuki atabikora akabona no kuri wa mushahara ubundi hatari umushahara se babirwanira uriya wese yarimita umugore ngo ntajye muri leadership hatarimo umushahara ntabwo byakunda n'umusazi yaza akabiyobora ariko kubera ko hajemo amafaranga kavuga ati wenda n'abagore buriya n'abanyakuri ntitwabura kukavuga abagore buriya ntibakunda kuboneka nk'abajura cyane buriya n'abanyakuri ukuri kose abashaka gushyira ahagaragara kandi umuntu ushaka gukora ubujura no gukora amanyanga yirinda kwiyegereza umugore
kuko abagore burya banamena amabanga, niyo mpamvu avanga abagore bamena amabanga. Kumena amabanga nuko ari abanyakuri. Hari akantu atakihangana, arazo wagisha umugore inama ngo ngiye kurasa runaka, uri umugabo akabikwemerera. Ntabwo yabyemera. Niyo byumvise we acira imbande kandi atakugishije inama, agasinyara ubuyobozi cyangwa se akabwira uwo ugiye kurasa ati mwirinde, umugabo wanjye afite imigambi mibi. Ab'iki gihe barivanze. Barivanze bamize andi maraso, ariko niko byari bimeze. So noneho rero ni ukuvuga ngo kariya kantu ADPR yakoraga yishyiraga mu ishusho y'itorero kandi ntari idini nk'andi madini. Nk'uko mbigusobanuriye, impamvu icya mbere nakoretse mu itorero k'abagore baravuga nyine n'ibyo bahawe. Hanyuma ikindi cya kabiri, muri association yo inafite guverinoma, idini igira guverinoma. Muri guverinoma ntabwo tuvuge nk'igihugu cyacu cy'u Rwanda gifata uburyo bw'imiyoborere, decentralisation, ndetse no gufata abantu bose ko bagomba kuba mu miyoborere, bakaba bageze kuri la pourcentage y'abagore mu nteko ishinga amategeko ndetse no mu bundi butegetsi, kandi abagore bamaze kumenyera ibyo kuyobora. Ntabwo uraza gufata idini iri gukorera mu gihugu ngo uvuge ngo umugore ntahezwe ngo ntaze gukora. Harimo pressure y'igihugu yuko umugore agomba kuyobora, ariko harimo nabwo no gukosora amakosa amadini aba yarakoze, gutandukira, guheza bamwe biyita uko batari. Kwiyita iki? Kwiyita uko batari. Rero niyo mpamvu kuvuga ngo umugore ngo ni umushumba, ngo ahedinze ngo paruwase, ngo ni pasiteri, ngo agiye gukora imigenzo y'amadini, ngo n'ibiki, ngewe numva nta kibazo gihari. Imigenzo y'amadini yayikora cyane rwose, kuko bikagenda neza. None se bo babikora kubera iki? Akabatiza, batangiye ababatiza bose namenye baratangiye kubatiza. None se nyine idini yeze gwibatiza nyine. Urumva c'est un problème. Hari ibindi bintu amadini yigenderaho, bakazana ibintu Paulo yavuze hariya yandikira Timoteyo, aravuga ngo ndashaka ko yari gutanga inama ko abagore bagomba umurimbo w'abagore. Aza no kugira aravuga ngo nawe kuko atari byiza ko umugore ngo avugira mu materaniro, ngo ahubwo ngo niyigane tuza, ngo aceceke rwose, hanyuma ngo nimba ari icyo ashaka kubaza ngaze kukibariza umugabo mu rugo. Ubwo no buryo bw'urusaku ntabwo ari uburyo bwo kuvuga ibintu nyakuri. None ariko icyo gihe Paulo yagiraga umugore? We nta n'uwo yari afite. Ariko nabwo kubera ko abagore amateka yabo niho babona amateka y'umuntu batari yahinduka, ariko ngira ngo igihe amateka ari guhinduka, kuko urumva niho yavuze ngo abagore bazakizwa mu ibyara niba bakomeza kwizera, yabaraga abagore avuga abagore batari bakira Kristo mwami n'umukiza. Kuko icyo gihe cyose uwo mugore nagira ibyo avugira imbere y'abantu aratandukira, avuga ibihabanye n'ukuri. Navuga ibihabanye n'ukuri, ya ntwaro Satani yakoresheje ashuka Eva, araba yongeye kwigarurira abantu aciye ku mugore. Urumva rero yagumye kubishimangira avuga ngo nyamara abagore bazakizwa mu ibyara nibakomeza kugira ute, nibakomeza kwizera. Ibyo yabivuze muri Timoteyo. Yabivuze muri Timoteyo, reka tunabisome kugira ngo abantu tujye tubarangira aho biri, kuko nabwo tutakoresheje ibyanditswe kandi ari cyatuzanye byaba bigaragaye nabi. Byaba bigaragaye nabi. Yavuze ko mu Rwanda rwa mbere yandikiye Timoteyo mu gice cyawo cya kabiri ku murongo wa 9 yavuze ibyerekeranye n'inshingano z'abagore. Baravuga ngo kandi abagore nuko ndashaka ko bambara imyambaro ikwiriye, bakagira isoni bakirinda, kandi batirimbisha kuboha imisatsi cyangwa izahabu cyangwa imaragarita cyangwa imyenda y'ibiciro cyinshi, ahubwo birimbisha imirimo n'ingeso nziza nk'uko bikwiriye abagore bavuga yuko bubaha Imana. Umugore yigane ituza, aganduke rwose, kuko nanga ko umugore yigisha cyangwa ngo ategeke umugabo, ahubwo agira ituze. Kuko Adamu siwe wabanje kuremwa, kuko Adamu niwe wabanje kuremwa, nyuma hakurikiraho Eva. Kandi Adamu siwe wayobejwe, ahubwo umugore niwe wayobejwe rwose ahinduka umunyabicumuro. Urumva icyo Paulo yavugaga hejuru? Uriya mugore yavugaga n'ubuhe? Ni umugore utari wakizwa, yatahaga inama. Kuko hepfo ku murongo wa 15 yaravuze ngo nyamara abagore bazakizwa mu ibyara nibakomeza kwizera, bakagira urukundo no kwera, bakirinda. Uwo mugore ukijijwe uramubuza kuvuga uwamukijije kubera iki? Nta mpamvu yo kumunigana ijambo. Wenda ku rwego runaka, ariko se nabwo mwishyirahamwe mu idini baramubuza kujya muri administration mu butegetsi we kubera iki? Ni secrétaire général, yana barogo representative, representant legal. Kuko nuri we nta kindi, ni diplome gusaba. Ni diplome badusaba.
kandi nawe yayikoreye ukaba representa legale kandi barazifite abagore barazifite iyo beze ko n'abagore babonye ama promotion muri education tuzi ko n'abana b'abakobwa aribo bafatirwa ku manota munsi y'abahungu kugira ngo bagire iyo favorite. No mu mashuri usanga abakobwa baratsinda cyane, baratsinda baraniga. Noneho rero ubu indyoza za mbere no mu ndimi n'ibiki urebye wenda n'abatabizi nkora no muri education mba mu bintu bya education ariko abana b'abakobwa nibo dutraininga muri presentation atandukanye kubera ko baranafata bakaniyerekana n'ijwi ryabo risa n'irigize wabakoresha no kumukwamamaza. So rero ADPR yo wenda mu byerekeranye n'amategeko yabo bashobora kuba ari bagenderagaho cyane bari barakoze reglement de l'ordre intérieur ariko nyuma bakaza kubona n'igitutu cy'igihugu ko baheza abagore. Hari n'imiryango ihagarariye abagore mu rugaga rw'abagore nayo bidekarara kubera iki abagore bahezwa hana kandi barashyizwe imbere baragize bate banashoboye yego. Noneho bigatuma ADPR ibona ko yazafungirwa association yabo yahura na barriers inzitizi y'imikorere mu gihugu bituma rero baza kugamburuzwa bemera ko abagore bagomba kujyamo. Icyo natanga cy'inama ngaha ni uko abantu bitirwa izina ry'Imana cyangwa mu bintu bya religion birinda gufatira Imana imyanzuro, gufatira Imana imyanzuro no kuvuga ibintu byose ugahita kubishimangira ngo ni Imana yabivuze, kuko nubivuguruza uzabwiza ugaragaza ko atari Imana yabivuze kandi buryo unisenye cyane. Bora no twagira kuri bino dukora by'imibatizo n'ibiki n'ibyizerere uzasanga hano n'amadini ajya abikora ko yiboneye bidakurikije Bibiliya. Iyo bimwigisha bwa kabiri yanga kubisubiramo ngo atasenya abantu be ngatanga tutakaza abayoboke. So rero abagore nda rindi shyano ryaguye wenda banyumva mu nyumve neza nda nubwo ari mbi bimika ariko icyo nashaka kuvuga nubwo buryo bwo kurenganya umuntu mu byo muhuriyemo kandi nyamara ibyo muhuriyemo uri kwitirira ishusho itari yabyo ahubwo ari inyungu none bigatuma ninga bya bintu twiye tuvuga aho byerekeranye n'amoko buriya umuntu ushaka kugira ngo agire puissance acamo abantu bice. Reba nka politike y'abantu benshi haba kuri opposition z'ibihugu abashaka gukina politike wenda kugira ngo binjire mu butegetsi bw'u Rwanda areba ikintu araza kwitwaza akavuga ati ariko nyamara mwibuke ko abatutsi babatsikamiye noneho ugababutu wese bakajya kuri wa wundi ngo bari gutsikamirwa undi nawe avuga ati nyamara mwitondere abahutu bataza kubagusha amanga undi nawe akajya kuri wa butegetsi akabugundira ati abahutu bataza kutugwa nabi ariko iyo politiki uri kuyikoresha niba ufite mwiki mwinyungu niko rero ushaka no gusanga oyagomanga abagore ariko ngo abagore ngo ijambo ry'Imana icyo rivuga bure rero umuntu uzumva ngo Imana ngo yarabyanze ngo kuva na kera wenda bahagarariye Imana bari kumwe wari wajya ndaga mwakandi gatoya turimo turasoza kano kantu ko kurya bajyavuga ko kurya ifunguro ku meza y'umwami buriya ubundi icyo birivuga muri Luka ubutumwa bwiza bwa Luka nta muntu Imana yize ituma ngo ujye guhagarika undi ngo ntarye ifunguro aho hari ubutumwa bubivugaho ngo ubiriye ngo atabikwiriye ngo abana be barahumana ngo cyane kagenda gutya. Iyo ni message ihari yerekana n'ubiryo wagombye kugira ariko amadini byongeraho amashoni ngo ubushize ngo babusanze ngo uri gutongana ngo ntabwo urabukiriye ku ifunguro ngo mugati ngo na divayi ntabwo uraza kubiryaho ubundi se uwo batafashe ari gutongana undi yatonganye se nicyo kibazo ubundi se ntonganye zimuvuye mu mutima bigenanye na twa tundi ujya wumva idini ngo ngihane wajya guhima abantu kavuga ati Imana mbabarire namwe mubabarire n'ibiki by'ukuri umutima wawe ntubohotse nta n'ibyo wigeze ureka niba uri kwihana ubwicanye uracyari umwicanyi mu mutima kuko Imana nimenye imitima y'abantu niba uri kwihana ubujura n'ubundi urakiye uretse kuba bivuze mu magambo se uretse kwibasa n'uva rero idini mu gishushanyo kitari icy'umwuka buriya ubundi iby'umwuka byo buri muntu wese yihitiramo kuko niba bavuze ngo nimba ngo uhumanye ngo cyangwa ikabigize gutya ngo ntukagire gutya na gutya Bibiliya ikaba bivuga ngo nturye ku ifunguro ntabwo yabwiye umuntu ngo uze kubuza runaka kurya ku ifunguro wamuretse ko ari uzahumana iryo funguro kugiye kuritanga wowe wamenya bera n'abatera nirye wabo se wamenya abakijwe n'abatakijijwe wamumye ku bugari bwawe bwiwe wamumye ku bugari bwawe bwite ariko numwe imifunguro ry'umwami we kuko ujya gusanga kwizera ko kumwemera karirye cyane rwose wowe umuzi imbere ariko ntumuzi inyuma
abo ganira barakumva ejo muri sinzi wenda urambabarira nandimo ndaganira n'abantu ku byerekeranye no gukiranuka noneho ndabwira ngo abantu ni abakiranutsi abamwembe bose bakizera izina ry'ababushobozi ko abana b'Imana kandi umwana w'Imana ni umukiranutsi noneho umwe ahita akarambaza ngo ndamubaza se wowe ntabwo uri umukiranutsi ngo bibirangira tubwira ngo uvuga ko nta cyaha afite ngo abayise Imana umunyabinyoma ndongera ndamubaza waracunguwe se ngo Yesu araducunguye da none se agucunguye iki yaragukijije se ngo Yesu se yadupfiriye ngo agapfira abanyabyaha amaze gupfira se wabaye iki naboneye kumubwira ubundi abantu bajya bashaka kugira ngo bo bahagararire Imana bishyire mu cyimbo cyabo ntabwo agakiza turirimba ko gucungurwa ari uruhare rwawe si imirimo yawe wowe nta cyemezo cy'umutima wawe cyo gucungurwa wabona ahubwo Uwiteka yakubonye amaraso ndagucira urubanza rubi ruvuga ngo Bibiliya iratubwira muri Zaburi ndetse no mu Baroma ngo hahirwa umuntu wabara ibicumuro by'ibyaha bye bikagira bite bigatwikirwa gutwikirwa no kuba wowe wabikuyeho n'ibintu bibiri bitandukanye ni umwuka w'Imana uje ukavaringa uko yabonye ukwiriye ubugingo noneho uwo mwuka agaragara kuri wowe akajya no kurwanirira ntabwo ari wowe Abagalatiya 2:20 baravuga ngo nabambagura Kristo nyamara ndiho wese wigize cyo kumusaraba ngo nyamara ngo ntabwo ari njye uriho ngabo ari Kristo uriho muri njye ngambwira ntabwo akiza dufite arako twahashye agakiza dufite bikaturutse mu mbaraga zacu kwitwa kuri umukiranutsi ni nkuko uvuga kuri umunyarwanda nuvuga ngo ntabwo none se kwitwa kuri umukiranutsi nyine kubera umukiranutsi ari wagaragariye kuri wowe you are justified by Jesus you are not yourself urumva rero niko n'abantu bagomba kwiyumvamo ko nta ucira undi urubanza ku bintu runaka bwiriza ubutumwa bwiza umubwiriza butumwa niko kubiba ni umubibyi iyo umaze kubiba imbuto urubuto rugusohotsemo urusize mu itaka rusigarana ubutegetsi n'itaka siko bimeze itaka n'ikirere itaka n'ikirere wowe umurimo wawe wagize ute urajya kugira kurucukura ureka amahende yo kwari urukumira none izaguye bukara izaguye mu maho zizakora nabi izaguye mu nzira inyoni zazitoraguye ariko nabwo hari izaguye mu butaka bwiza zizera 100%. Iyo ubwiriza ubutumwa rero we vuga icyo watumwe amarangamutima yawe arangire nujya kurwanirira Imana ntago azaba ari iyo mu ijuru ni Imana yawe aremye by the way hari ibintu byinshi bikorerwa mu madini bivutsa abantu umudendezo wabo ariko nyine kubera ko wabyemeye ukarijyamo naje babindira utabura basi wareba nabi nyine bakanagutenga banagutenga cyane none ze kuri ya n'abaca kuri tumaze mwerekeye ibyo vanga abagore ngo ntibazajya ngo abagore ntibemereye kujya ngo muri leadership cyangwa y'idini cyangwa se ngo bayobore nabo nk'abandi bari kuyobora bimeze nk'ibintu buri idini ihora yicontroduce irivuguruza muri teka irahuzagurika cyane none ze idini ifata umuntu ngewe nimba afite umugore tubana ngasaba mu idini ngo ndashaka gushyingirwa kandi twaribanishije twembi bari buze kunshyingira mfite n'abana 40 cyangwa bangahe bashyingire bavuge ko ngo ngiye nakezwa noneho umusore wateye umukobwa inda yashaka gushyingirwa kugira ngo aze bamushyingire ngo yakoze ibizira ngo bamushyingira urumva ushingiye umuntu umaze imyaka 30 abana n'umugore muri ubwo buryo wita ko budakurikije amategeko cyangwa se budakurikije umwuka wera undi we wamaze gusambana ngo ntabwo uraza kumushyingira undi nawuje nyine yacitswe ko ya mibiri yacu n'ibyo bya bintu by'umubiri ateye umukobwa bagomba kuryamana nabo gushakana amuteye inda ariko umukobwa yaramusabye baramumuha kwa sebukwe nyine bemera ko kumuha umugeni yatanzewe n'inkwano noneho ngo kuko ngo yamuteye inda ngo wewe ngo ntabwo ushaka ko ngo wakire sakramento indahiro yabo ubundi n'indahiro yabo batambutsa ko bashakana ubwabo ko bashakanye umwe akerekana ati uyu ni umugore wanjye uyu ni umugabo wanjye noneho mukabasomera ibyanditswe byera birebana n'ab'urugo kandi urugo rwabo mukarwemeza kubera ko aribo bagize bate babidekaraye ariko ugiye kwinjira mu nzu utateye ngo ngo yamuteye inda uri pasiteri ngo bwamuteye inda rero ngo birarangiye ubundi si uraza gusaba n'iyi
si uvuga ngo mubyare mwororoye ubangamiye uwo musore n'umwe ahubwo wagombye kugira ute wagombye kubahamagara ukababaza n'imiryango ikaza aho ngaho bano bantu bari gusaba isakaramento iyi nda ni iyi umusore umuko ni iyi umusore niwe wateye umukobwa inda imiryango yombi hari ku mpande zombi bakabyemera bakaba bazi ko bagiye kwakira indahiro yabo ariko ko batangiye kubana mbere yuko batanga indahiro mu itorero uko n'ubundi nubabuza kugira ejo se nibazaza baranabyaye inshuro 100 ntabwo uzabakira so ani waba urugero mwereka ko hari aho idini yikontororiza rero abagore ni abantu nk'abandi abagore bafite impano z'Imana bazikoresha mu buryo busanzwe numva niba ari ikindi bambaza bakimbaza numva twasoreza ahangaha ahubwo tukazabongera kugaruka ubutaha tubiganiriza n'abantu ngira ngo wenda wabaho ubutumwa bwa nyuma tugahita dusoza ubutumwa bwa nyuma nta bundi ni bwo gusoma Bibiliya abandi bayibuke gusoma Bibiliya kandi bagumye bashakashakira uko bamenya iby'umwami ashima niko Pawulo yandikira Efeso ikindi inyigisho z'idini ziracyafite ibibazo abantu bajya mu madini bigishwa bagerageze nabo kugira ubundi buryo bwo kubasabana n'Imana bidaciye mu idini Imana rero ibaha umugisha ngaye nguko rero turagushimiye cyane ko wabanye natwe niba ubashije kugera ku musozi w'iki kiganiro uhabwa umugisha kandi ibyo uri gukora byose bigende neza n'ibitari kugenda neza bizagenda neza komeza ugire kwizera hanyuma rero iki kiganiro gisangiza abandi gisangiza inshuti comment yanyu